njye navukiye muri uyu mujyi. Ndi umugabo, ngize abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Umukuru ni umukobwa afite imyaka 10, umukurikiye ni umuhungu afite imyaka 7, ucutse ni umuhungu afite imyaka 4, uri kwibere ni umukobwa afite amezi 4. Ndashimira Imana yuko tutakizimye mu muryango w'iwacu, igiti cyatemwe cyongeye gushibuka. Rero ni ishimwe rikomeye kuko iyo mpfa ntabyaye kwa sogokuru Dionise Kanyebinga, kwa Nkuraje Theoneste ariwe data bahazimye birangiye. Kubera umugambi mwiza w'Imana, Imana yaraturinze. Tekereza umugore we asize, tekereza abana be, tekereza abana yishyuriraga amashuri, tekereza abana yari yarakuye mu muhanda n'abo yateganyaga gukura mu muhanda, tekereza imishinga asize ituzuye, tekereza igihugu cyari kimufite umuntu ushobora gutanga umusanzu mu rubyiruko. Ni ukuri ni impamo umukozi w'Imana Pasiteri Theogene bahimbaga inzahuke ntabwo akibarizwa muri iyi si y'abazima, yatashye. Hari ibintu wumva, hari inkuru wumva yewe ukabura naho uyihera, ariko umukozi w'Imana Dawidi yaravuze ngo urupfu rw'abakunzi be ngo ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Yohana nawe ari ku kirwa cy'i Patimosi, yumva ijwi rimubwira ngo yewe ngo reka uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu Mwami Imana, maze ngo umwuka nawe yungamatiye ngo kuko baruhutse imiruho n'imihata yabo y'isi, ngo kandi imirimo yabo myiza ijyanye nabo ibakurikiye. Mu rukerera rwo kuri uyu wa 23 Kamena 2023 nibwo twaramutse twumva inkuru mbi, inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, inkuru ikura umutima yuko umukozi w'Imana Pasiteri Theogene Niyonshuti wamenyekanye ku izina ry'inzahuke yitabye Imana azize impanuka y'imodoka ubwo yavaga i Kampala muri Uganda yerekeza i Kigali. Nk'uko amakuru dukesha urubuga Igihe ndetse n'iyobokamana.rw nibwo twaramutse twumva inkuru igira iti murumuna wa Pasiteri Theogene Uwarugira Emmanuel yahamirije Igihe yuko Pasiteri Theogene yitabye Imana ubwo yavaga muri Uganda mu murima w'Imana. Impanuka yabaye ari kumwe n'abandi bantu 3 mu modoka. Bose amakuru rero yizewe avuga ko yari yagiye kubwiriza muri Uganda, bakaba bakoze impanuka bari ku ruhande rwo muri Uganda. Urupfu rwa nyakwigendera rwamenyekanye mu rukerera rw'uyu munsi. Yari mu rugendo nyine ava Uganda aza mu Rwanda, aho imodoka yarimo yagonzwe n'ikamyo mu birometero nka 4 hafi y'umupaka wa Gatuna. Mu bo bari kumwe bitabye Imana harimo n'umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana Tezimana Donati wari inshuti ye magara. Itorero ADPR ryihanganishije umuryango wa nyakwigendera
umushumba mukuru w'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR Pasiteri Ndayizeye Isaie yahamirije igihe ko inkuru y'itabaruka rya Pasiteri Niyonshuti ari impamo. Yagize ati amakuru niyo Imana yamutwaye. Pasiteri Ndayizeye yavuze ko ari igihe kitoroheye itorero n'abakristo muri rusange kuko babuze umuntu w'ingirakamaro. Yakomeje ati ni ukwihanganisha umuryango ndetse n'itorero muri rusange kuko yari umuvugabutumwa ufite umumaro mu buryo butandukanye mu gihugu cyacu. Evangelize Le Monde TV twihanganishije abakristo muri rusange, abapasiteri bagenzi be ndetse n'umuryango we, abana be, umugore we ndetse n'abandi bana benshi arera nk'uko twabivuze haruguru. Mwese mukomeze kwihangana. Mu gukora iyi nkuru twegereye umwe mu banyamakuru ba Evangelize Le Monde TV ukorera mu mujyi wa Kigali, maze nawe abasha kutubwira amarangamutima ye cyane nk'umuntu baherukanaga gukorana ivugabutumwa rwose vuba cyane kwa ziriya tariki za 17 z'ukwa gatandatu, aho bagendanye urugendo rutari rutoya rwo kuva mu Bugesera berekeza i Kigali, ndetse bakaza kuganira byinshi, aho we yadutangarije atubwira ngo ni ukuri nkurikije amagambo Theogene yavugiye mu rusengero ndetse n'ibyo yambwiye ngewe ubwanjye turi mu modoka tuva mu murimo w'Imana, yari ari disi gusezera ntabizi. Reka tumwumve. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru iteye ubwoba, kandi umuntu wese uzi umugabo byagorana ko yabasha kwakira inkuru cyangwa kuyumva. Ku mbuga nkoranyambaga muri iki gitondo mu masaha ya saa 11 haramutse hacicikana inkuru ivuga ko Pasiteri Theogene uzwi nk'inzahuke yamaze kwitaba Imana. Reka mbabwire, iyi nkuru ni inkuru ibabaje, ni inkuru umuntu wese ari kumva injireri zigacura mu matwi. Kubyuka kuri telefone yawe ukasanga inkuru nk'iyi, ukasanga inkuru ibabaje nk'iyi, ni ibintu umuntu wese atakwakira mu by'ukuri. Abazi uyu mugabo, ni umugabo wakoreye Imana, ibyo simbitindaho. Ni umugabo wakoze ivugabutumwa mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ni umugabo wahindura benshi ku gukiranuka. Ni umugabo wari ufite ubuhamya bw'ukuntu yari mayibobo ariko Imana ikamuhindurira amateka, akava ku muhanda ikamuha ubuzima, ndetse agafasha n'abandi benshi cyane guhindura ubuzima. Ntabwo twabona amagambo asobanura ku Pasiteri Theogene nzahuke kuko natwe byaturenze tukibyumva. Gusa icyo navuga, mu minsi igera muri ndumva ari nk'iminsi 4 itambutse, hari amagambo yakoresheje ari kubwiriza. Kuva namenya Pasiteri nzahuke, ni ubwa mbere nari mubonye muri icyo kirere yararimo, cyane cyane mu nyigisho z'ubugingo. Mana yanjye, yavuze amagambo nawe ubwe. Njyewe twarazanye mu modoka tutatugarutse i Kigali, twari tuvuye i Bugesera mu giterane mu minsi yashize. Cyari igiterane cyari cyateguwe n'itorero rya Zion Temple Ntarama. Twaje mu modoka yampaye lift, nawe ubwe yarambwiye ngo ati inyigisho nigishije uyu mugoroba hariya nanjye yamfashe, yankoze ku mutima cyane. Nanjye numvaga atari njye, numvaga hari ahandi hantu njye. Tuza tubigana ati Pastor, noneho byari byagenze uti, kandi wabonaga ni icyigisho atari yigeze ategura cyane, ahubwo ni icyigisho cyari kiyobowe n'imbaraga z'umwuka wera muri ako kanya, kuko yari kubwiriza mu icyo giterane mu masaha ya vamidi nimugoroba gataha. Ariko igiterane cyagombaga gukomereza mu rusengero ku mugoroba. Baramuhendahenda baravuga ati Pastor, watubabariye n'ubundi ukatwigisha mu giterane cy'umugoroba.
abishyira muri gahunda bitari biri muri gahunda, bivuga ngo si inyigisho yari yateguye cyane. Yageze imbere y'abantu arabwiriza, urusengero ubona abantu ntibashaka gutaha, ubona abantu bararira, wabonaga mu rusengero mana reka nze mbashyireho iyo nyigisho muyumve, muyirebe, muyikurikire, nimwumva amagambo Pastor Theogene yavuze n'ikirere yari arimo muri uwo mwanya, namwe ubwanyu birabereka ko Pastor yari ari gusezera. Ni nkacyo kirere cya nyuma agize mu buzima bwe, nawe ubwe cyamurenze nk'uko yabintangarije turi mu modoka turi gutaha tugaruka mu mujyi wa Kigali. Nawe yarambwiye ati vraiment uyu mugoroba ati uko byagenda kose, uko byaba bimeze kose, nanjye ijuru riranejeje kuko numvaga ikirere cyanjye cyagutse cyane ku rwego ruhambaye. Bene data nshuti bakunda Pastor Theogene, mukomere mwihangane, kuri iyi si ntabwo ari iwacu, turi abashyitsi mu muryango asize, abana, ababe, abo yakuye mu muhanda, inshuti, abavandimwe. Ni inkuru ikomeye, ni inkuru nyine yaciye igikuba, ariko reka tubabwire ngo Pastor Theogene araruhuta. Cacaka n'ibyavamo iyo ngenda ndubuhamye, maso yaramenetse kubera inzara irakwica, wanera bakagira ngo uri kurunguruka. Imana yaturokoye urupfu rw'ibyaha, aho niho nshaka ko dusengera. Imana yaturokoye urupfu rw'iki? Rw'ibyaha. Twari dupfuye rubi, tudafite Imana rurema, bashimye cyangwa hari abasinzi. Abyita gusepfuza amani. Iyo wacomye ufata ingendo zawe, bacomye ukagenda nka Babiloni. Imana ikeneye ko tuyishima tuyubahisha, ariko hari aho biva. Haleluya, haleluya. Muzamurijwe gato ntacyo bitwaye n'ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Imana iduhana umugisha mwinshi, twese dufate bira dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cyawe cya 15 umurongo waho n'umunani. Tuze kongera isanganyamatsiko mwateguye yanditse muri Zaburi 143 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Duhuze iyo mirongo ibiri iri mu bitabo bibiri bitandukanye muri iki gitaramo cyiza cyo gushima Imana cyateguwe na korali Maranatha. Izina ryiza cyane. Twahageze Yohana 15 umurongo waho n'uwa 8. Abafite biri imeze nk'yanjye ni ku rupapuro rw'111 mu isezerano rishya. Reka dusome, haranditse ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Imana idufashe cyane. Nongere nsubiremo, muri iki gitaramo cyiza cyo gushima Imana, Imana ikeneye ko tuyishima tuyubahisha. Amen. Imana ikeneye ko tuyishima tugira gute? Tuyubahisha. Turayubahisha gute rero? Umva uko Yesu yavuze muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15 ageze ku murongo wa 8, avuga amashimwe ashaka. Aravuga ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Imana idufashe. Zaburi 14 umurongo wa 5 haranditse ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, nekereza imirimo y'intoki zawe, nkuramburira amaboko. Umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu cyuruhijwe n'amapfa. Imana idufashe cyane. Amen.
reka twongere tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo abantu babashe kuganira baziranye, kandi byashoboka kuba hari abagiye binjira nyuma bamaze kutwakira. Twongeye kwivuga rero ntacyo byaba bitwaye. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa nasi. Abana banjye turasa mwana, abana banjye turasa. Umukuru yujuje 11, umukurikiye yujuje 9, ucutse afite 6, uri kwibere muvuge ngo kagira inkuru. Dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe ajya mu ijoro. Ni inkumi nziza isa nasi. Uzi kuntu nayise Shami. Ubu sigaye nitwa Papa Shami. Hari ibyo Imana ikora ugashaka uburyo uzengereza dayimoni nubwo itagipfa, ariko haleluya haleluya. Ntuzongere kuyiniga dayimoni, ntago inigika. Ntuzongere kuyikandagira ngo kandagira, reka da ntago cyakoza. Hari ibyo Imana ikora ikabizezengeye. Uramubyara byumvishe, Imana iguha umugisha. Hari ibyo Imana ikora ikabigize gute? Izese. Niyo mpamvu ngusengeye muri iki gitaramo cyo gushima Imana, data agira icyo agukorera. Maranatha, haleluya haleluya. Data agira icyo agira gute? Igini ribe rizezengeye. Wabimbwira nk'abantu nka 3 ngo data agira icyo agukorera uyu munsi ribe rizezengeye. Oya bibwire 3 di fatanya nanjye kuvuga ubutumwa muri iki gitaramo. Niba byakirata haleluya gikiriza. Data agira icyo akora. Harya ngo yitwa ngo iki? Ibyiringiro. Ni byiringiro kuri byiringiro. Data agira icyo abaremera. Ariko haleluya. Data agira icyo agira gute? Libe rigize gute igini? Libe rizezenge. Komera data bashumushimire. Ndanezerewe kuba hano. Ni ubwa kabiri mageze, ubwo mperuka twari turi mu rusengero hariya ruguru. Nabwo cyari gitani ngira ngo cya Maranatha. Franco ne wari wandaritse, nongeye ndagaruka. Ngarutse turi mu rusengero runini. Ndishimye cyane. Franco ni boss wanjye. Mwarimu mubizi se ko yankoreshaga. Yaba yaranyambuye ntago nari kuzi. Yarankoreshaga, none sigaye ndi pastor. Kuma mu giterane cyo gushima Imana mba mbyumva neza ko ubushyize mu mwanya wanjye. Mbese mu bapasiteri batagira ubugugu bw'ubuhamya, nta bugugu bw'ubuhamya ngira. Hari uherutse kumbwira ngo urwego ugezemo ngo ntugatanga ubuhamya, ngo ufite byinshi wakwigisha muri Bibiliya. Ndamubwira ngo ndakwiyamye nambaye ubusa, ntiwigeze umpa ipantaro ngo ubu yinyurira bansohora mu nzu. Wari ufite ibifaranga, ufite n'ibipangu, ntiwacumbikiye mu nzu imwe ngo ubu yinyurira. Ibyo mvuga ni Yesu wabikoze, ukanuye nzajya mbivu. Zajya mbivu kuko niyo naceceka n'ibyavamo. Iyo ngenda ndi ubuhamya. Iyi shati nambaye nayihawe na korali ya Kimisagara ya 2. Uyu mukandana waguriwe na sister wa Belgique. Iri koti narihawe n'umukristo sendera Nazareth kwa Pastor Nuze, sinyibuka n'amazina yabo. Hariya mu Giporoso. Izi nkweto nazihawe na madamu kuri anniversaire. Ngo njyewe ngenda ndi ubuhamya.
subwo ceceka byavamo se. Mu modoka ziparitse ari haruguru haparitse miyanya niyo waceceka ntibyava. Rero Frank, Imana iguhugisha kumpamagara mu gitaramo cyo gushima Imana, cyo gushima Imana dusoza umwaka. Ndaje tuvuga Imana. Ubu uyu mwaka iyi Noheli na bonane nibyo bigiye kuba ndi mu nzu yanjye ya miliyoni 100. Umuntu yari imbobo, njye nari imbobo Nyabugogo mwana. Nari imbobo Nyabugogo aranzi Franco. Ngangika mu mamodoka. Nozi imodoka ari narakubiswe. Nararaburije mwana. Yesu amagakiza. Hajya mbwira Franco ngo narakijijwe ngumva no ndara tu. Ngo se wakizwa. Nyizwa kaniye wari umuririmbyi. Nataka gusenga mujyana mu buvumo. Timasha uhaye njyana ikuzimu. Nari mujyanye mu mwobo. Ariko hari aho biva. Reka mbegere muvuge ngizire yake. Halaho. Halaho biva. Mani ngiriye neza ejo bundi. Tagira ngo ni kera. Ejo bundi ntangiye kurya ejo bundi nta myaka 2 irashira saa 6 na nijoro. Ibyo byose mwumva bikoze mu myaka 2. Mani nyubakiye inzu y'amafaranga angana gutyo mu myaka 2. Mfite imodoka ari paritse na madama afite yagendamo mu myaka ingahe 2. Imana yabikora uko ibishaka mu kanya. Kandi umva iri jambo rivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nubwo ntamenya kuryigisha ariko ndarizi. Imana iravuga yarangiza igasohoza. Ndi umugabo wo kubihana. Hari ibyo wasengera n'ibyo utasengera. Ubwo simbobo yajya gusenga ngo izabe pasiteri, ariko yicaye mu ijuru kureba uzaba pasiteri kayitiwe ati mwana nubwo waje gusaba ibiryo nenda nako biguhaye nonaha ngukuriza pasiteri. Bakanuye isunika, bakanuye isunika. Muvuga ngo irasunika. Sahure bukoje mubwire ngo igusunikireho. Igusunikireho mu kwa mbere k'umwaka utaha. Isunike mu kwa 2, isunike mu kwa 3, isunike mu kwa 5, isunike mu kwa. Iyasunitse Teujeni bikemera nawe yagusunikira. Kecha nyikundi isunika gatuka tutera intambwe. Ipfa kubikozeho gusa. Yarasunitse mba umuyobozi w'icyumba kiruhura. Irasunika mba mbaye diakoni. Irasunika mba mbaye mwarimu. Irasunika mba mbaye pastor. Mu mirimo ya Gishumba nkunda 3 ni myinshi ariko hari 3 nkunda. Iyo ndi gutanga igaburo ryera, ndi kumanyura umutsima, arawuterura, arawushimira, arawumanyura, ahereza abigi. Umva, nushaka uburangije kwiga mu Buhinde no mu Bushinwa ari ya meza ntiwayageraho. Ni pastor. Mutinze gato
muzamure mutize igitaramo cyo gushima Imana. Ijambo rya kabiri mu mirimo ya gipasiteri wa undi murimo nkunda, iyo ndi kumanuka muri Yorodani ngiye kubatiza, manuka gake gake. Nushaka uba ufite hoteli hano i Nyamata n'amakamyo 6, ino Yorodani ntiwayijyamo, ni pastor. Dore boss wanjye aho yicaye ntiwajyamo. Undi murimo wa gatatu, iyo mfashe Bibiliya ndi kubasezeranya, umukobwa n'umuhungu n'abahuje ibiganza, nanditseho Bibiliya ndi kuvuga ngo nge pastor niyo nshuti Theogene, kubwo bashomeshwa n'ijambo ry'Imana n'ito rya ADPR. Nyirambege tabaye umugore wa Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambege. Imana yafatanyije ntawagitanduka. Mbikoze mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka. Nushaka uba ufite titire zirenga 1000 z'amasomo, hariya ngo professeur niwe ya nyuma, ni waba bari abageni, ni pastor. Ako niba neza iyasunitse kangeza aha wayikomeye amasuka yishimira tukiga. Tuganira ku ijambo ry'Imana, ndimo nishimira Imana. Ndaza kuvuga ibintu bitatu dukwiriye kwibuka. Dawidi aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, tekereza imirimo y'intoki zawe, nibwira ibyo wakoze byose. Mutima wanjye ukugira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Ubuzima bwa Dawidi kwari ukuzamuka no kumanuka no kuzamuka, ariko urwo rugendo rwose rwa Dawidi rwo kumanuka kumanuka rwose yagiye arubonamo Imana. Ari hasi yabonaga Imana, ari no hejuru akabona Imana. Ubuzima bwacu twaba turi mu ntambara twabonye Imana, twaba turi no mu bisubizo naho twahaboneye Imana. Abafatanyije nanjye kwishima, munyemerere muzamura ibiganza. Mu kwezi kwa mbere twabonye Imana, byari bikomeye tubona Imana. Mu myaka yatambutse byari bikomeye tubona Imana. No muri guma mu rugo twabonye Imana. Ariko haleluya, n'ejo bundi abana barwaye twabonye Imana, twabuze inzu twabonye Imana, none rivale zabuze twabonye Imana, mu bushomeri twabonye Imana. Turi abagabo guhamya ko Imana iriho kandi irakora, kandi irasa n'ibiduteye, uretse no muri ubu buzima n'ijuru tuzagera. Kizadusiga ku nzira, muhumure. Yaravuze ngo uko mumbonye ngiye niko nzagaruka kubajyana, kandi mushyitse umutima mu nda kwa Data hari amazu menshi. Yaba atariyo mba mbibabwiye. Impamvu yatubwiye amazu nuko izi buryo inzu zatucanze. Yagiye kutubwira ijuru, hari tugeranyiza n'ibyaduhabije. Ako ubundi umuntu witwa Nyirinzu uramuzi? Ubundi umuntu witwa Nyirinzu uramuzi? Cyangwa mwese na Imana yabahaye amazu? Harimo abantu bakodesha, ndabasengera Imana ibampera amazu. Umuntu witwa Nyirinzu umuha amafaranga mu gitondo ntavuge ngo urakoze. Nyirinzu umuha amafaranga mu gitondo ntavuge ngo iki, ngura ahubwo ugashaka ikiganiro yaherekereje kugira ngo atongere ahandi. Ko mwabuze se kandi mwahuraga buri munsi, hari ibiryo utate kugikodesha.
ndabesha se ubu wakaranga inyamu utarishyura inzu hari ibiryo utateka utarishyura iki ngaho karanga iyo fira tariki yitwa rotanti murayizi ngaho sirimba kuri 30 se abandi bataruka bazi imbere ho gataruka ijya inyuma ahambanati nawe ni rotanti ariko wamaze kuyishyura ahambanati ahambanati Imana itudimbire mu mwana Imana itudimbire gakenyera igitenge agahinda gahagaza agahinda kakakubwira ngo mpisha ko fata imperezo yashakoshi bawe yiteruye tebuka kura nk'abakomando nirwa uzanya gato yazana ikinini icyo se yamuvuga Imana imuhumugisha umuna ntago ndeba agahinda gahoti fata ishakoshi tugende ugafata ishakoshi ukawatambara ikoti na karuvati ukayishyiramo n'imbere harimo isengero agahinda kadatinya isengero kakaguherekeza ariko icyantangaje ndikajya kinjira mu rusengero gahagarara hariya ku muryango kakajya kagucungira mutere haleluya 7 ukita ku mati haleluya kakureba zitere vuba saa 10 zigere dutaye gahinda karagatse Mana yabanye natwe mu gahinda gahinda kari katumereye nabi Imana yari ihari bakaduha amakorasi ngo tuyatere amaranata we kandi agahinda kakumereye nabi bavuga inyubako tukaza mu miganda bandi bagataha bakarya bakaryama nawe ukaza mu muganda nk'abandi ariko agahinda karakwishe muri iri teraniro harimo abantu baryamira agahinda bakisegura agahinda bakiyorosa agahinda Imana ishimwe kugihumeka no muri ako gahinda sonenyo katamenye agahinda umugabo wawe atamenya umwana wabyaye atamenya pasiteri atamenya perezida wa korali na dirija muririmbana iyo kakuzengereje ahubwo nibwo bakubwira ngo hagararire gahinda karagatsinda kandi nuri bubyange kajya urya dasagana kabati irye vuba sana gahinda ni kabi ariko gahinda Kristo yarahabaye ndagira ngo tuze gusenga Imana tuyishimire ariko uvuga ngo no mu gahinda ndakwibutse warahabaye kandi mbibutse ko ibikomere byose bidakira hari ibikira hari n'ibidakira n'ibyo bidakira Yesu araza akabitsikanira ibikomere bidakira yemwe mwabapfakazi muri hano mwapfubyi mwe muri hano mwe ibyo ntibikira numva wapfubyiwe kuko uzambika ikamba si nyoko numva mupfakazi we niyo watabarwa ukajya mu Buhinde kurangura cyangwa mu Bushinwa tuzajya tuvuga ko ari wa mupfakazi w'i Bugesera Yesu yagarutseho nta iryo zina warikira warapfa ariko hari yahagaze iravuga ngo ni Yesu w'ipfubyi nawe umugabo w'abapfakazi bizidikira hese singira data singira mama ndi ipfubyi nyine nari nindese pasiteri wese umwe w'inzahane wese umwe uhora ubona kuri YouTube wese umwe w'ipfubyi ndi kwemereza ariko no mu bupfubyi twabonye Tanzania amazi pe
Sinabona nabivamo mwana kubwiriza nka bayita inyange. Ibintu byose binyicira abazimu mwana. Ubona hano riba risezenge. Kera twanywaga ibiziba turi imihanda. Bahita kugira gutya. Tudaha. Tugeze ku marobine ku binamba byo ku masitasiyo. Noneho ukajya utegaho umuntu kuri robine. None ni ku nyange. Ariko akanagashi mwe ntabwo mwabyumva. Mutubonye tumaze kuba abantu, n'amaso yari yaramenetse, itabi ryaratwishe, ntabwo twarebaga, n'imvugo zaragiye, ibikomere byaradusekuye twitabaza ganje n'ibyuma. Cyuma urakizi se mwana? Twaracomaga. Twabaga dukuramo imbuto mwana. Namwumvishe tu uwo yagezeyo. Abyita gusepuza mani. Wacomye ufata ingendo zawe. Subwa bacomye ukagenda nka Babiloni. None wagendaga nk'indara asigaye agenda nk'abapasiteri. Nasabye ijambo rirambwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera byose komere n'imikasiro byatumaga ducoma. Ubu ngubu dusigaye twuzuye umwuka wera. Ariko mana yanjye kuririmba byaranyishe. Mwe ntabwo ari ubwa mbere tubanye, muzi kuririmba, mugira amajwi meza. Frank azi kuririmba bya hatari, ariko njye ntabyo nzi kandi ntabwo mwandenganya. Mwarepetaga ndi guco, ijwi ryaragiye. Muzajya mubwiririmba nanjye mbwiriza. Ariko muri iyi minsi namaze kumenya ko abantu batagira ijwi baririmba hip hop. Burenda ashaka gusohora ikigoma cya danje cya hip hop. Tuzajya tubabwiriza mu buryo bwose. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbu. Turakira kuri kigoma mani. Gaziya ndara Yesu arazikunda. Muvuge ngo arazemera. Tuzajya ibyo bikomere byari byaratwishe byatumye twinjira mu biyobyabwenge. Kristo yaraje arabitsikamira atwuzuza umwuka wera, aduhindura abakozi b'Imana. Niki cyatuma tudafatanya na Dawidi kuvuga ngo twibutse iminsi ya kera? Niki baririmbye? Biha bya kabiri shaka kuvuga bigatuma twifatanya na Dawidi. Kristo ntacyo atakoze, yadukuye no mu mateka.
mu byatumye Dawidi yibuka iminsi ya kera yari yibutse amateka ye kunari umwana w'umuhererezi. Mwana w'umuhererezi aritetesha, mwana w'umuhererezi arya ibyasigaye mu isafuriya, mwana w'umuhererezi nyine yatashye yagiye ku isoko agira akamuzanira, mwana w'umuhererezi ahora iruhande rwa se. Ariko Dawidi amateka ntiyigeze amukundira guteta, ahubwo yaramanutse ajya kuragira inka. Aravuga ngo nibutse iminsi ya kera no mu mateka, wasanze mu mateka, iri mu mateka n'uwakubyaye agufata nk'udahari. Babajije Yesaya ngo nta wundi mwana, Yesaya arasubiza ngo ntawe. Yesaya asubiramo inshuro ntawe. Yesaya we nta wundi mwana usigaye, ati ntawe, kubera amateka. Ariko Imana iravuga ngo nubwo ubona ko ntawe arahari, komeza ubizane. Kankihanaguze numva uko bimeze. Imodokari karimo, ariko nibwo nkivayo nkunda kukibagirwa rwose, kandi mbona ari byiza. Si umuvuga ubutumwa ari kwigisha akagira gutya ngo haleluya, noneho abamaze gutabarwa ntabwo baba bakivuga ngo haleluya, bavuga ati haleluya. Ariko njye nibwo nyivayo ndacyafite ihungabana. Urana ko simvuga nk'abapasiteri, navuga mfatiraho. Ako ni mpamvu zihungabana nibwo nyivayo. Uzi ukuntu kera twihanaguraga tumaze gucuma? None reka nihanagure die, muvuge ngo haleluya. Nibutse iminsi ya kera ngo ka Dawidi barakazana, baravuga nubwo mu mateka waragashumba ariko nta wongera kurya utageze hano. Mu mateka Imana naho yadukuyeyo. Kandi umuntu wakomerekejwe n'amateka nkurikira yitenga nta nuramutenga, babona ko ibyiza atari ibye. Niyo atashye uko abandi bataraza yicara yihengetse. Ariko wakwicaye neza akarora utagwa, kubona abandi bataraza wakwicaye neza ngo ubwo yicaye mbese metero imwe. Ubundi se ko nibaza bampagurutsa, hicara neza abandi ntibaraza. Ni impamvu z'ibikomere by'amateka. Umuntu wakomerekejwe n'amateka umuha igihumbi ngo nkijyane se, wamuha ibiryo ngo mbirye se, wamuha ishati ngo nyambare se. Ni igihe amaze mu kigeragezo. Mutumye nibuka inkuru za wa murwayi w'imyaka 38 yari atinze mu mateka y'uburwayi. Umwami ahageze aramubaza ngo urashaka gukira? Ngo kuva nagera. Urashaka gukira ya mazi yihindurije? Urashaka gukira abandi bantangamo? Reka mbabwire ikintu kibabaje kuri uriya murwayi. Yarwaye uburwayi ahantu hose, ariko amaso asigara ari mazima. Yatangaga n'abandi kubona ko yihindurije, ariko kugerayo bikamunanira. Uzi kwiguka mu muhanga, ariko abandi bakabona akazi ufite birote ya mbere ugasiga. Uzi kuba ufite uburanga abandi bakerekanwa, weho ukagenda usaza nk'isabune gake gake, kandi iminsi ikagushirana. Kubitana n'umukobwa wakuze agiye muri Nibatu, byumvuze murabyumvisha? Gukubitana n'umukobwa ukuze saa 10 yagiye muri Nibatu yakugonga, ntabwo yaba yarabaye umukomando.
tugiye iwacu mu ijuru muze n'abana ubwoba bw'ikizi aba Yesu bishimira izina mbese aba yaracungiye kuri fondete agatega kizana hano ubundi utakagifungira hano akagura inkweto ndende n'ingufi hose bikanga agasigara acungiye mu ijambo ryanditse muri Yesaya 57 kuko umwami Imana asa iyo nkumi isigaye muri Yesaya rero gahunda zose arazubahiriza iteraniro ryo kuwa kabiri n'iryo kuwa gatanu aterana irya mbere akiyongeza n'irya kabiri aza mbere muri repetisiyo agataha nyuma nta handi abacungiye hose biba byaranze acungiye muri Yesaya ayo nayo ni amateka turaza gusengera abantu muri aya mashimwe urumva mushumba dusengeye n'abakobwa bacu bakuze Imana batabara kuitana n'umuhungu wabuze inkwano se acungiye mu yitatu nayi batanga icyifuzo agatanga icy'ubugingo gusa kandi n'icy'inkwano kirimo ariko asigara acungiye ku cy'ubugingo we uzi ijambo rimufasha afashwa n'igitabo cya Luka kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere ariko muba tuza gusengera dushima Imana turashima Imana ko aba bahungu bacu bataguye muri uyu mwaka ariko umwaka utaha Imana ibatabara amen nikiriza amen oh haleluya nubwo yaratinze mu mateka uriya murwayi Yesu ntakangwa n'amateka hari ibintu 10 biranga umuntu watagangaye kamvugemo 2 muranyemerere mbivuge se muvuge fatiraho uziko mu gihari bana ijambo rya mbere ntaba kiryoherwa iteranira abayarabaye nk'umuje ahora kanu namubwira ngo muhaguruke dusenge n'ejo bundi narahaba mwandika ibyifuzo niba ntarabyanditse narasibye muhaguruke tubyine mubyine mwaje mwariye we mbese ahora ameze atyo nimukamurenganye ntayatasenze jambo rya kabiri umuntu watagangaye kirambyemo umaze igihe mu mateka ntabacyandika amasezerano iyo ugikizwa uzana agakaye na ajenda n'agakaramu Imana yavuga ngo ndi Uwiteka ukahita wandika ndabikoze bidatinze ukandika imyaka yamara kuba igahindura imvugo singiranzika ukandika ajenda zamara kuba cyangwa udukaye nk'utukaye 7 ukahita udufata ukadushyira muri mare cyangwa muri garderobe ukajya uducungirayo kavuga ati hariya nasohora nzashinga ibigo by'imfubyi uwandika abagifite amava ubu twaranditse tugezeho turarekera bahanura ati ndi Uwiteka ati n'ejo bundi waravuze mu mutima ugasigara ukanuye si ubwa mbere uvuze ariko reka nkubwire igikubitare turikaga kigaruka we karebera ko ahandi yagusize ariho iki kandi icyo gikundira ibivugira mu ibanga yajya kubisa Franco we yabivugiye Jangwani twarasenga ibivugira mu Kamenge kuri Kagake kavuga ngo ndi Uwiteka umuntu yaragize agakumanura yaza mu mubiri akibaza niba atavangiwe bitewe nuko nari meze maso yaramenetse
kubera inzara irakwica wanara bakagira ngo uri kurunguruka kayaba uriya muntu ari guhengereza iki ntacyo ahengereza ari amaso yamenetse twarashize nzara yaradusekuye kidakiranirwa itanga ibiryo igihe iyo kigeze iragabura nanjye ndarya umupasiteri uvuze ibiryo ndabivuze gira ngo pasiteri turagukunda igihe twari ducitse intege ubuhamya bwawe bwadushubijemo imbaraga igihe twari tunaniwe twashubijwemo ibyiringiro twamenye ko hari ibikomere bikira n'ibidakira kubakishijwe ibyo bidakira umwuka wera araza akakwigisha uko ubana nabyo watwigishije kubabarira utubera urugero rwiza tubabarira batwiciye ubu turakomeje urugendo rujya mu ijuru twamenye ko akazi mu itorero rya ADEPR kahagaze umushahara wahagaze izo miliyoni 7 ubonye turi hano mu izina rya gurupe y'abantu benshi twayateranyije kugira ngo uyaguremo imodoka izajya ikora tagisi abana bacu batazicwa n'inzara iyo byemeye rero abana babona famiye abana kandi narabyaye mburo mbyaye kane sindahembwa n'abampembye ntago ari data bampembye ku mwana wa gatatu uyu wa kane nibwo bampembye kandi iyo twabyaraga n'abakristo nyoboye nabo niko babyaraga umukristo wabyaye baza kumuhemba pastor karibu mu rugo mfite abashyitsi baraza kumpemba kandi uzane na madamu ndajyana na madamu wanjye ibyo bagiye gukorera wa mubyeyi bamutegesha igitambaro bamuhekesha umwana bakamuha umutaka agatwikira bamucanira buja yiterura ibyo bari gukorera uwo mudamu wabyaye uwo mukristo wanjye umugore wanjye amwicaye imbere abyaye gatatu ntawe urabimukorera icyo gikomere ntago gikira ariko umwuka araza akakwigisha uko bana nacyo mwana wanjye ejo bundi twicaye muri salo yarawifura yarambajije ngo ariko dadi wawe we haba hehe wenda ntago mubyumvishe ni imvugo z'abana b'iki gihe yaravuze ngo papa ngo ariko papa weho papa wawe abaye subwo ndamusubiza ngo iki ndamubwira ko yapfuye nimubwira ko yapfuye arambaza icyamwishe kandi ubwo wenda ndabashatse kubisigiriza birasaba ko mubwira ko yishwe niba yarishwe rero birasaba ko musobanurira ni igikomere narinzi ko nibaniye nacyo none uwifura arambajije ubwo hasigaye batatu inyuma nabo birasaba ko nzabasubiza barishwe ngo yishwe ariko kubamenye Imana Kristo araza akabigenda hejuru mu gihe cy'umubabaro tukuzura umwuka wera mu gihe cyo gutaka tugakomeza abandi tukababwira ngo haracyari ibyiringiro nishimwe ko hari yabanye natwe nashatse umudamu ukiri muto murusha imyaka 13 tubana mu bukene bw'imyaka 10 tajya kurya twaryaga inyama z'imifungo twazikumbuye twaryaga ibijumba byariya muri marato Nyabugogo twaryaga dodo dusoromye mu gishanga cya Nyabugogo yaramanuka ari mu ka pasiteri bijya byemera ko bibaho azi imyaka 6 ndi pasiteri 2 ndi mwarimu myaka 8 bibaye 10 nkorera ADEPR kandi ibyo byambayeho ndi umukozi w'itorero wambaza ngo sinahembwaga narahembwaga ndi responsable nyobora ku midugudu myiza y'amaparuwasi ndabeshya ariko natse avance sur salaire nk'abagabo ngira ngo nanjye nzubake nk'abandi bagabo
cya kibanza nguze nacyo bagicishamo umuhanda muvuga ngo nta cyaha bakoze, ni rusange, sinjye njyenyine n'abandi haciyemo imihanda. uzi kwishyura vasa siriseri imyaka ingahe? ubukene nuko bwinjiye. banki ba ADPR yaramembaga, i Kigali twahembwaga neza mushumba. yageragaho ntiwashoboraga no kuguza mbese ngo kuri momo kumwe tuyakuraho na telefone. ageraho habanza akamesaje kuvuga ngo urakoze kwishyura ideni rya saleri hakahita hasigara 65. ibibaze 65 muri Kigali, mwishyura inzu y'ibihumbi 50, hagasigara 15. 15 bibarire mu mujyi wa Kigali n'abana babiri, imibare itagizamo ibihekane. ubu hari umuntu wahaye ibihumbi 100 hano akarara kanu kubibarira bikanga. ndabasengeye 2023 Imana ukuremo ibihekane, ababyakire. haleluya. ngirira uw'iburyo n'uw'ibumoso ngo data agabanye ibihekane mu mibare, urebe ko wajya ubara bikavamo. ntago abyumvishe munyeganyeza umubwira usa nk'umutonganya ngo data akuremo ibihekane, data akuremo ibihe. Frank we, data akuremo ibihekane. data akuremo iki mwabaririmbyi? nguko uko ubukene bwinjiye iwanjye turakanura, ariko nshimira umudamu wanjye ntago yantaye. mu bukene twakomeje kubana, anyita sheri. imyaka 10 y'imibabaro, nyuma y'imyaka 10 Imana iratwibutsa. naricaye n'umudamu wanjye ndamubwira ngo reka twubahishe Imana, twubahishe Imana. by'abandi bari gukora turi kubibona. yari ya periode y'abavuga butumwa, igihe bari bishyushye zashyiramo agatege, bimeze sawa, baca amafaranga. ariko ndavuga ati hoya, bese koroka ubuhanuzi bushyushye. ariko ndavuga ngo reka naricaye na madamu, tuba nidupfa turi abakene, Imana izatwambikira ikamba ko twabaye abavuga butumwa bubahisha Imana. igihe kigeze Imana itugirira neza. hanyuma yo kuduha imodoka, ikoresheje abantu bangurira ikibanza, ikoresha abantu baranyubakira iyo nzu y'amafaranga angana gutyo, nta n'igiceri cyanjye cya 5 kirimo. Imana ikoresha abantu. uzaho umuntu akubwira ngo mukozi Imana amenye kuri kubaka, wambabari ukaza nkaguhasimwa, subura mubabarira cyangwa yitujyayo. utagira ngo nukuganga imifuka 3 akahita hamagara Daihatsu ngo aryo upakira toni zingahe 3 n'igice, umuntu akaguhasima mu matoni. undi akavuga ati amabuye yose azayubaka n'ayanjye. undi akavuga ngo amatafari ahiye zanaho uzupakira 30,000, bagapakira amatura 2. burya ijyamo amatafari ahiye ubu ngubu 20,000, bagapakira kikaza kibutabuta nanjye nkiri inyuma, bagapakurura. nagiye kwigisha muri Foursquare kwa Masengo, Bishop Masengo. ngeze ni Bishop harya na apostle, sinjya menya n'amatite na apostle Masengo. ngiye kwigisha, arafatwa afashijwe ampamakara, barangurira amakaro Nyasasa, mbana menshi no muri jaride Nyasasayo. ndi umwe mu bapasiteri muri iki gihugu bafite amakaro muri jaride. sinababaye murya, harimo amatara, harimo umuziki. nanjye nibwo nkibimenya, sinari mbizi. reka dusenge. ni igitaramo cyo gushima Imana. tuzagaruka babwire inkuru nziza. nanone ndi umukozi wa ADPR muri paruwasi ya Muhima, itorero rya Kamuhoza. ubwo se abayobozi bacu bakuru b'itorero mwabatunze ibiganza mukabaga Imana ibaha umugisha. ndabashimiye ko bangariye mu mirimo, kandi si n'ibyo gusa,
ubumba mu ishami ryo kurwanya ibiyobyabwenge mu rwego rw'igihugu. Ahantu hose hari ibyo biterane Iwawa ibihe bya gatatu ushaka ko twibukamo Imana yaturokoye urupfu rw'ibyaha. Aho niho nshaka ko dusengera. Imana yaturokoye urupfu rw'iki? Rw'ibyaha. Twari dupfuye rubi tudafite Imana rurema. Bashimwe icyamwa hari abasinzi, bashimwe icyamwa hari abanyamoko, bashimwe icyamwa hagiraga amatiku n'inzangano, bashimwe icyamwa hari abajura mwari amabandi, bashimwe icyamwa hari abasambanyi. Ariko Kristo ajya ku musaraba araturokora twitwa abana b'Imana. Kandi icyo nshimiriye umuryango wa Kristo, waba warize utarize, waba urya umuceri undi arya akawunga, waba uri umushoferi undi ari umunyonzi, dusangiye izina, twese twitwa abana b'Imana. Reka tumukomere amashyi tumushimire. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mana ishimwe. Dawidi aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburiye amaboko. Mana ishimwe. Munyemerere abantu b'Intarama mwe tuzamura ibiganza tuvuga ngo tukwibutsa utwomora ibikomere, turakwibutsa udukura mu mateka. Sa nk'utinze tugiye gusenga, turakwibutsa udukura mu byaha duhinduka abana b'Imana. Rihabwa icyubahiro. Yesu agiye kujya mu ijuru, aravuga ngo muzahore mushima, ariko ikizanyubahisha nuko muzera imbuto, mugende mwera imbuto nyuma y'amashimwe. 2023 Imana ikeneye ko mwera imbuto. Dawidi ngo Dawidi we nzagutuza mu mbabazi zanjye. Ndebera umuntu umwe ukwegereye umufate mu kiganza, ntabwo ari babiri n'umuntu umwe. Mubwire ngo 2023 Imana igutuze mu mbabazi zayo. 2023 Imana igutuze mu mbabazi zayo. Muhaguruke dushime Imana, muhaguruke tugire iki cyifuzo, tubwire Imana idutuze mu mbabazi zayo. Mana ishimwe. Mwinyemere muse nk'abahumiriza gato. N'umwanya wo gushima Imana. Ariko urashima Imana utuye hehe? Utuye mu mbabazi zayo cyangwa utuye mu matiku? Utuye mu mbabazi zayo cyangwa utuye mu kwiganyira? Utuye mu mbabazi zayo cyangwa utuye mu businzi? Utuye mu mbabazi zayo cyangwa utuye mu busambanyi? Utuye mu mbabazi zayo, uri umukozi wayo idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Imana izahora yibuka uyu munsi. Nyemerera uzamura ikiganza wowe utarakizwa. Shaka umuntu utarakizwa, umuntu uri muri riti ntamubonye, zamura hejuru nta soni biteye. Umuntu utarakizwa, umuntu wemera ko ari umunyabyaha, kavanga igihe maze mu byaha kirahagije. Naje muri iki giterane. Tebuka 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 yu tebuka, ndimo ndababona ndi mutebuka mutebuka. Ngwino nkwature, ntihagire uzana undi, buri muntu yizane. Tera intambwe mu mutima uvuga ngo ndi umunyabyaha ndarushye, igihe maze mu byaha kirahagije. Uhereye umunsi wa none ndashaka untuza mu mbabazi zayo. Tera intambwe, ngwino ngwino, cika va mu byaha, igira hino tugusengere, igira hino tugusengere. Wisigara uri umusambanyi, wisigara uri umusinzi, wisigara ngo uri umunya, wisigara aho ngaho urushye, uruhiye mu byaha. Yesu aragukunda, Yesu aragukunda, Yesu aragukunda. Ndacyagutegereje. Muranyemera dukomere Imana amashyi tuyishimire kubw'ijambo ryayo. Ndabashimiye. Ikaze mwampaye bashumba, namwe bakristo baririmbyi, namwe Imana izabamera ikaze mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze cyane. Sinabona uko mbivuga, naje numva nishimye, mbakunze. Nzagaruka, nari nkumbuye Franco, twarabanye imyaka myinshi. Hari aho yakoreraga, ari we boss wacu, nawe makorera, ari we uduhemba.
rero twabanye neza, maze gukizwa biramunezeza biramushimisha, kandi dufatanya inzira y'agakiza, akajya nkomeza kambwira ngo muri Imana igufiteho umugambi, ngira ngo nawe iyo yumvisha amakuru yanjye aranezerwa cyane, sinabona uko mbivuga, ndumva nabakunze. Muvuge ngo rekeraho, reka ndekeraho.